Nongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze kuri iyi channel yacu. Mbashimiye uburyo mukomeje kutwereka ko turi kumwe kandi ko mudushyigikiye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe abantu batandukanye batutse Imana ndetse bakayivuga nabi, bakaza gupfa cyangwa se bakagerwaho n'ingaruka mbi. Niba utari wakora subscribe, yikore ndetse unakore share kugira ngo video yacu igere ku bantu benshi. Tudatinze rero, ubwato bwitwa Titanic abantu benshi murabuzi ndetse abenshi mwarebye filime yitwa Titanic. Ubu bwato rero bukaba bwaradizayininzwe ndetse bukanakorwa n'umugabo witwa Thomas Andrews, akaba yarazwi cyane ndetse ari umuhanga muri icyo gihe cye. Yumvaga rero yiyizeye ko yakoze ibintu bihambaye by'agatangaza, ku buryo rero baje kumubaza muri interview akavuga ngo ubu bwato bwa Titanic ni ubwato bukomeye cyane utazigera burohama na rimwe, ndetse n'Imana ubwayo yiyiziye ntabwo bwarohama. Uko byaje kurangira rero twese turabizi, ubwato bwa Titanic bwakoze urugendo rumwe gusa ndetse narwo ntabwo bwabashije kugera aho bwari bugiye. Bwaje guhura rero n'urubura ruba rwiforumye mu mazi rukubitaho, hanyuma burarohama. Igihe rero ubu bwato bwarohamaga bwa Titanic, uyu mugabo wabukoze Thomas Andrews nawe yari aburimo, kandi nawe byaje kurangira apfuye, nawe ari mu barohamye. Abandi bantu baje kuvuga Imana nabi bikarangira bitagenze neza, ni urubyiruko rumwe rwari ruri mu birori, hanyuma bari basinze bajya mu modoka baza kujya kureba undi mucuti wabo umwe batari bari kumwe aho ngaho. Uwo mucuti wabo rero ubwo bageraga kumureba, mama we amuherekeje kugira ngo ajye mu modoka, abona abo bari barimo. Mu kumusezera kugira ngo bagende yaramubwiye ati mugendane n'Imana kandi Imana ibarinde. Mu kumusubiza rero baramubwiye bati imodoka yose twayuzuye, Imana ntabwo yabona aho ijya keretse ahari n'ijya muri butu. Nyuma rero bamaze kugenda, ya modoka yaje gukora impanuka irangirika bikomeye, abari bayirimo bose bahasize ubuzima. Ariko ikintu gitangaje ni uko butu nta kintu yigeze iba, ndetse hari harimo n'amagi, akaba nta kintu na gito yabaye. Murumva rero ko ari ibintu bidasanzwe. Umuntu wa gatatu twavuga ni umugabo witwa Tancredo Neves. Uyu mugabo rero Neves yiyamamarizaga kuba umuperezida mu gihugu cya Brazil. Ubwo yabazwaga n'itangazamakuru yaje kuvuga ko aramutse atowe n'abantu 500 mu ishyaka rye, ko nta muntu wazigera amuvana ku buperezida, ndetse ko n'Imana ubwayo yaba yirenzeho, ko nta muntu wazigera amuhagarika. Umugabo rero yaje gutorwa, ya majwi yaje kuyabona, ariko rero habura igihe gito kugira ngo arahire ajye kuri wa mwanya yatsindiye, yaje kurwara hanyuma arapfa, birangira atayoboye. Uwa kane rero twavuga yitwa Marilyn Monroe. Uyu mudamu yari umukinnyi wa filime. Igihe bamutumiraga kuri televiziyo yaje kugendererwa na Billy Graham. Billy Graham yari umuvugabutumwa ukomeye, maze Billy Graham amubwira ko umwuka w'Imana yamutumye kugira ngo amubwirize ijambo ry'Imana. Nyuma yo kumva amagambo y'uyu muvugabutumwa, Marilyn yaravuze ngo sinkeneye uwo Yesu wawe. Hanyuma nyuma y'icyumweru kimwe gusa baje gusanga yapfiriye mu nzu ye. Uwa gatanu ari nawe turi busorezeho muri iki kiganiro yitwa John Lennon. Uyu rero yari umuririmbyi ukomeye cyane, hanyuma nawe ubwo yaje kuba ari kuganira n'abanyamakuru yaravuze ati ubukristo buzarangira kandi buzazimangana, ibyo nta nubwo twabijyaho impaka, kuko ndabyizeye. Yesu yari ariko inyigisho ze zari zoroheje cyane, kuko uyu munsi turi ibyamamare kumurusha. Nyuma yo kuvuga ko itsinda Lennon yaririmbaga ryitwa Beatles ngo ryamamaye cyane kurusha Yesu Kristo, uwo mugabo rero yaje kuraswa amasasu 6, ayaraswa n'umwe mu bari abafana be, ndetse yaje guhita apfa. Ngayo nguko rero abantu batandukanye bagiye batuka Imana hanyuma bagapfa. Ikibazo nibaza, ese aba bantu bapfuye koko kubera ko batutse Imana, cyangwa se ni igihe cyabo cyo gupfa cyari kigeze? None se abandi bantu bo ko bakora ibyaha bagakomeza bakabaho ntibahite bapfa?
wakandika rero nawe muri commentaire ukatubwira uko ubyumva. Murakoze naho ubutaha.